Ibarura ryagaragaje ko Abanyarwanda ari miliyoni 13 n'ibihumbi 246 394 mu mwaka w'ibihumbi 2022 bavuye kuri miliyoni 10 n'ibihumbi 515 973 mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ni ukuvuga ko mu myaka 10 ishize Abanyarwanda twiyongeyeho miliyoni 2.7. Abagore nibo benshi ku rugero rwa 51.5 kw'ijana, abagabo bo ni 48.5 kw'ijana. Abanyarwanda benshi batuye mu cyaro ku rugero rwa 72.1 kw'ijana, abatuye mu mujyi bo ni 27.9. Intara y'Iburasirazuba nituwe cyane n'abantu miliyoni 3.5, hagakurikira Amajyepfo miliyoni 3, intara y'Iburengerazuba miliyoni 2.8, Amajyaruguru miliyoni 2. Umujyi wa Kigali wo utuwe n'abantu miliyoni 1.7, ariko aba ni abantu batuye mu mujyi wa Kigali, ariko ku manywa hari abandi benshi bava mu tundi turere twegereye umujyi wa Kigali baza gukorera mu mujyi wa Kigali. Ibarura rigaragaza ko ubucucike mu Rwanda buri hejuru cyane tugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, kandi imibare ikagaragaza ko uko umubare w'Abanyarwanda wiyongera ni nako ubucucike nabo buzagenda buzamuka. Tuzava ku bantu 503 batuye kuri kilomita imwe 1 kilometer squared, tugere ku bantu hafi 894 batuye kuri kilomita imwe 1 kilometer squared mu mwaka w'ibihumbi 2052. Uyu mubare uri hejuru cyane tugereranije n'ibindi bihugu mu karere. Urugero, Tanzania ni abantu 67, muri Kenya ni abantu 92, Uganda ni 229, igihugu cy'u Burundi cyo gifite ubucucike nabo buri hejuru. Ariko ahangaha hari n'ibindi bihugu nka Singapore bafite ubucucike buri hejuru cyane burenga 8,000, na Hong Kong bafite ubucucike burenga 7,000, kandi nta kibazo bafite. Impamvu batafite ikibazo ni kubera igenamigambi ryiza ribafasha kugira ngo bature neza, bakore n'ibindi byose bikenewe neza. Umubare w'abantu bafite imyaka yo gukora bari hagati y'imyaka 16 n'imyaka 64 uzakomeza kuzamuka wiyongera cyane kugeza aho uzaba ari umubare munini tugereranyije abantu bakiri bato cyane n'abantu bakuze cyane. Ibi ni byiza, bizaduha amahirwe meza cyane y'ubukungu mu gihe aba bantu tubateguye neza, tukanabashakira akazi keza bagomba gukora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitutabikora, nitutabategura neza, ariko nabo babigizemo uruhare, nabo bakifasha, bizaba ari ikibazo. Ntago bazaba bafite ubushobozi n'akazi, bizaba ari ikibazo ku gihugu ariko no kuri bo. Imibare itwereka ko icyizere cyo kubaho, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi wabikomojeho, icyizere cyo kubaho tumaze imyaka 20 kizamuka. Ubu tukaba tugeze ku myaka hafi 70, ni 69.6, ariko uyu mubare ni wo mu kwezi kwa 8 umwaka ushize. Ubu ngubu turi ku myaka 70, tuvuye ku myaka 51 mu mwaka w'ibihumbi 2002.
kandi imbere yaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko wabivuze uyu mubare wari uri hasi cyane, wari uri myaka 46 n'ibice 4. Irazamuka ariko ntabwo yazamukaga neza. Dutangira mu mwaka w'2002 turi kuri 50, myaka 51 n'ibice 2. Ubu ngubu nk'uko nari nabivuze tugeze ku myaka hafi 70. Ibi bigaragaza ko gahunda nyinshi z'imibereho myiza y'abaturage zirimo ziratanga umusaruro. Ni gahunda nyinshi zo mu buvuzi, mu buzima, mu mirire myiza, amazi meza n'isuku, gahunda nyinshi. Umubare w'abana babarwa ku mugore umwe nawo urimo uragabanuka neza, bijyanye na gahunda dufite y'igihugu yo kuboneza urubyaro. Ubu ngubu umugore umwe akaba abarwaho abana 3 n'ibice 6. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta bana b'ibice babaho. Hano turashaka kuvuga hagati y'abana 3 n'abana 4, kandi tukaba tuvuye ku bana 8, 7, 6 mu myaka ishize. Ibi nabyo ni byiza, ariko uyu mubare nawo tuzawukurikirana hafi kugira ngo ntuzamanuke cyane. Numanuka cyane nabyo hari aho bizagera bikaba ikibazo. Mu myaka ishize Abanyarwanda bimuse cyane bajya mu ntara y'Iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Mu ntara y'Iburasirazuba, intara y'Iburasirazuba yakiriye abantu 948. Umujyi wa Kigali wo wakiriye abantu 836. Hari igipimo cy'ingenzi cyane kitwa net attendance rate. Ni igipimo kigaragaza umubare w'abana batangirira igihe amashuri ariko bakanarangiriza igihe. Abana bagomba gutangira amashuri abanza, primary schools, bafite imyaka 6, bakarangiza bafite imyaka 11. Bakanatangira amashuri yisumbuye, secondary schools, bafite imyaka 12, bakarangiza bafite imyaka 17. Muri primary abana benshi bigira igihe ku rugero rwa 89 n'ibice 3, ariko muri secondary schools benshi baratinda, ntago bigira igihe. Abigira igihe ni 22 n'ibice 3%. Tukiri ku mashuri cyangwa tukiri ku burezi, imibare itwereka ko Abanyarwanda badafite amashuri n'Abanyarwanda bafite amashuri make, primary education, uyu mubare urimo uragenda ugabanuka. Umubare w'Abanyarwanda badafite amashuri n'umubare w'Abanyarwanda bafite amashuri makeya, umubare urimo uragenda ugabanuka. Mu mibare ibi ni byiza. Hanyuma abafite amashuri yisumbuye, secondary school, ukagenda uzamuka, turava kuri 5 n'ibice 9%. Ubu ngubu tukaba turi kuri 15 n'igice 1%. Ku ruhande rumwe ni byiza, birimo birazamuka, turimo turava kure, ariko n'ubundi turacyari kure. Twajya kuri university, umubare ugaragaza ko turi kuri 3 n'ibice 3%. Naho turimo turava kure kuri 0 n'ibice 5. Muri rusange mu bijyanye n'amashuri Abanyarwanda bafite, urugendo ni rurerure cyane kubera ko abafite amashuri ya secondary education na university baracyari bake cyane. Abanyarwanda benshi bakora akazi k'ubuhinzi ku rugero rwa 53 n'ibice 4. Abandi benshi bakora akazi k'ubucuruzi 9%, akazi ko kubaka 7%, inganda, abakorera mu nganda 4 n'ibice 3%, abakora transport 4 n'igice 1%. Abandi bakora indi mirimo nayo imibare irahari ariko iragenda igabanuka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
mu bipimo byinshi dukurikirana harimo n'isakaro. Isakaro ni igipimo cy'ingenzi cyane, kandi Abanyarwanda benshi ubu ngubu basakaza amabati ku rugero rwa 74.1%. Abandi basakaza amategura. Nta nyakatsi twabonye muri iri barura. Gukoresha amabati byariyongereye cyane. Ibi bikaba bigaragaza ko ubushobozi bw'Abanyarwanda buragenda bwiyongera. Ku bijyanye n'amazi, nk'uko twabyumvise muri raporo n'izindi raporo tuzi, hari ibintu byinshi byakozwe, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko imibare ibigaragaza mu buryo bwimbitse, ni Abanyarwanda ingo 17.9% babona amazi mu ngo zabo aho batuye, ku buryo bitabafata umwanya wo kubona amazi. Abandi bagera kuri 46.6% bo bayabona bavoma, ariko bikabafata iminota iri munsi y'iminota 30. Abandi bagera kuri 35.4% amazi bayabona bakoze urugendo rurengeje iminota 30. Ku bijyanye n'amashanyarazi, umubare w'Abanyarwanda bacana amashanyarazi mu ngo nawo wariyongereye cyane. Ubu ngubu Abanyarwanda bacana amashanyarazi ni 61%. Ariko hano nk'uko mubibona tuvuye kure cyane. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 twari dufite 5% gusa, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2012 17.9%. Mu myaka 10 ishize abacana amashanyarazi bariyongereye cyane. Ingo zifite telefoni nazo zariyongereye cyane. Ubu ngubu ingo hafi 78.1% bafite telefoni, kandi nk'uko turimo kubibona mu ntara zose uyu mubare uri hejuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 ingo zari zifite telefoni zari nkeya cyane ku gipimo cya 2.3%. Ariko nubwo abantu benshi bafite telefoni, hari ikibazo mu gukoresha internet. Ingo cyangwa Abanyarwanda bakoresha internet baracyari bake ku gipimo cya 22.8%. Ariko ahangaha turagerageje guhuza imibare, tubona ko ahanini biterwa n'ubushobozi bukeya bwo gukoresha internet. Twarabihuje tubihuza n'amashuri abantu bafite, dusanga ari ikibazo cyane cyane kijyanye n'ubushobozi bw'ubumenyi, ariko internet yo mu gihugu cyose internet irahari. Ingo zigera kuri 69% zifite ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Bamwe barahinga gusa, abandi bakorora gusa, ariko benshi barabihuza. Benshi bagera muri abo ngabo hafi 64.2% barabihuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gusoza iyi mibare mikeya nahisemo, ariko imibare myinshi imwe iri mu dutabo twatanze, iyindi twayishize kuri internet. Nituva hano ababishoboye baraza kuyisanga kuri internet. Mu gusoza, hari ibintu by'ingenzi byiza iyi mibare igaragaza. Icya mbere, icyizere cyo kubaho cyariyongereye cyane. Ubu ngubu turi ku myaka hafi 70, tuvuye ku myaka 51 imyaka 20 ishize. Ibi bivuze ko gahunda nyinshi zagiye zishyirwaho z'imibereho myiza y'Abanyarwanda zaratanze umusaruro, kandi zirakomeza gutanga umusaruro. Icya kabiri, ubushobozi bw'Abanyarwanda burimo buriyongera. Ibi turabibona cyane mu buryo batuye, amazu babamo arimo aragenda arushaho kuba meza, agasakarwa neza. Iki ni igipimo gikomeye cyane kigaragaza ko ubushobozi bw'Abanyarwanda burimo buriyongera. Benshi nk'uko twabibonye bafite umuriro, bagenda barushaho kubona amazi,
bafite telefoni, bafite za radiyo n'ibindi byinshi. Icya gatatu, umubare w'Abanyarwanda uri kwiyongera neza bijyanye na gahunda y'igihugu yo kuringaniza urubyaro. Impfu z'imburagihe, impfu z'abana bato, impfu z'ababyeyi, impfu z'urubyiruko zaragabanutse cyane. Ibi bikaba bitanga icyizere. Ariko nanone hari ibyo tugomba kwitaho. Icya mbere, nubwo twabonye ko ibipimo byinshi byagiye birushaho kuba byiza, ariko twanabibonye ko hari ibintu byinshi bitaragerwaho. Twabibonye mu mazi, twabibonye mu mashanyarazi, twabibonye ahantu henshi. Hari ibintu byinshi bitaragerwaho. Haracyari akazi kenshi mu nzego zose, ntago tugomba kwirara. Icya kabiri cy'ingenzi tugomba kwitaho, abana benshi ntago batangirira amashuri igihe. Batangira amashuri batinze. Abana nk'uko nari nabivuze mbere bagomba gutangira amashuri ya primary school bafite imyaka 6, bakanatangira amashuri ya secondary schools bafite imyaka 12. Kandi icy'ingenzi cyane bakiga ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Icya gatatu, twabonye ko mu Rwanda ubucucike buri hejuru. Hano birasaba igenamigambi rinoze rijyanye n'imiturire, ridufasha mu buhinzi no kubungabunga ibidukikije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nongeye kubashimira cyane kuri uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tubagezeho iyi mibare. Murakoze cyane.